beza. Bariya baririmbyi rero nahamagaye ngo turirimbane, mu gitondo naririmbanye na nyirayo korali yose, kandi numva ni byiza kuko iyi ndirimbo imaze icyumweru cyose iririmba mu mutima wanjye. Yewe wa muKristo, Uri Urwandiko, rusomwa na bose, haba ku manywa haba nijoro, n'abumvise amakuru yawe nabo barasoma. Burya witambukira wigendera ubona bisa n'ibisanzwe, ubona ari inzira nk'abandi, kandi wowe ugenda nk'abandi, ndetse rwose umeze nk'abandi, nta naho mutandukanye. Ariko abakubona bose baba bagusoma bakavuga bati twahuye, wowe ubwo ntacyo tubaye, ubwo ntacyo tuzi, unabyitayeho, ariko baragusoma. Nabwiye abantu akantu nawe njya n'ubundi, ariko umugoroba bajya gusoma umupasiteri ufite yanjye, umupasiteri ukunda kugendana kenshi kugenda za kure, njyamo nibwira ko mu myaka nk'itanu ishize nkozemo urugendo nka rumwe cyangwa ebyiri n'igendo, izindi zose njyana nabo, turajyana rero kenshi, kandi Imana yatugiriye neza, mbona turahuza rwose, tukavuga ngo tuzafata iminsi itatu, ati yego, tuzafata iminsi, ati yego, ariko tuzajya tuzakora n'ibi, niba tugiye kuryama umwaka avuga ati ariko twari dukwiye gukora ibi n'ibi, tubyukira rimwe tukagenda. Nigeze agira umumaro mwinshi, arakana kari karwaye ku rutugu, karwaye kari kagomba kubaho, noneho kumva ni ibintu bisanzwe, ariko umunsi wako wo kubagwa uhurira n'urugendo rwabo. Noneho rero turagenda, tugeze aho twagombaga kugera, tujya mu cyumba, tugeze mu cyumba turavuga tugushima Imana. Imana yabanye natwe mu rugendo rubarinda rurerure, amasaha 6 mu kirere n'igice, ntabwo ari makeya, mu mahanga ntabwo biba byoroshye. Hanyuma rero ndavuga ati tugiye gushima Imana, ariko icyifuzo tuzasengera turi aha ngaha, tuzasengera n'ibagwa ry'umwana urwaye bazabaga ejo. Twari twageze mu kirere mu gitondo mu saa 10:30. Noneho rero arabwira ati ariko kuko tuvuga ngo ni byoroshye, ni operasiyo isaba uburwayi barwaye, hari ibintu bisaba ko baba bakanatera anesthesi generale. Noneho rero arabwira ati bafata gatoze tumugira Wibuke, ati cyo giki cyo gusengera tutaje byose gute se, ati uyu munsi turiyiza mwaza gushaka gutekereje neza, Ibuka aho tugeze, reba ku kantu kari hariya ako bita termometre, nkarebyeho sanga turi ku gipimo cya 42, ubushyuhe bwa 42. Buryo tuvuze induru hano tuba turi hagati ya 27 na 29, nibwo tuvuze induru. Iyo byageze kuri 30, amashati yose tuyakuramo, naho bari bagafungura. Kuva rero kuri 20 ugere kuri 30, ndamubwira ngo urumva bishoboka, turiyiza se duti? Arabwira ati turabireka byose, n'akaga kawa baduha nako turakayika. Iyo ugiye mu iduka barakubaza ati kofi, niba unywa kawa n'unywa kakavuga gushaka, bakakaguha kagana kameze nk'akakantu k'agafaranga bashyiramo b'abana banywa twadusi. Ariko uko kaba gashyushye cyane uragasoma kagahita kamanura na bwa bushyuhe bwose, icyuya kikaba cyinshi, ariko mu rugo agahe nabwo ntabwo turakayika. Arabwira ntabwo turakayika. Hanyuma rero Umunyarwanda yaravuze ati gira uburati bureze, ugeseza ati bureze. Utayigira umwana aravuga ati twiyiruze ubusa, gira umwana nijya ndi bukuge ngo hoya ntitwiyirize. Ndamubwira ati sawa, ubwo byumvise kubyo mateka aho nakoreye urugendo kuva muri 2003 nageze kugeza uyu munsi, ubwo bwa mbere niyigije biyiza, ubwo tugenda twumye tugize gute, nuko kugeza nimugoroba dusenga Imana, dusenga umwana. Hanyuma rero Imana yumva gusenga kwacu, sinabwiye ngo twaramuje n'umuntu twarahuje. Imana yumva gusenga kwacu mu rukerera, dogiteri aho aryamye akangutse aravuga ati uzi
ko ejo muzajya mwikonje umurimo umunsi usigaye wo gukora n'ejo kandi ejo ntabwo ari kuri gihe uri ku gahunda y'umusaza operasiyo w'amana wawe uzagenda bite arabyuka arakara ati ubwo baraza kugera muri salle operasiyo bagomba kuba buri munsi narangije kuba umwana wanjye aragiye yari muri salle iyo salle responsable wayo twari twarakoranye kera ari umusore nkora ku bitaro ku Gisenyi nawe ari damu mutoya ubyaye kabiri yewe umusore ubwo rero niwe ari responsable w'iyo salle azinduka kare rero aje kureba umwana ngo arebe ko bari buze gukora operasiyo ariko gahunda y'ubuganga yari kuri uwo munsi ahageze akubise amaso ku gitanda sa umwana wa muganga arabaza wa mwana w'uruhanga yagiye dogiteri yamutwara naho dogiteri yaje amuterura n'iki aramujyana muri salle operasiyo uri nawe ahageze amubuze nawe ari kukaba uriya rero ahageze asanga umwana bamujyana ajya gutegereza ahageze kuri salle operasiyo baramwerekana arimo batangiye kumubaga yicara aho ngaho ategereza ko umwana bamwangiza baraza bamubwira ati operasiyo irangiye byagenze neza tegereza gatoya umwana turamukoze mu bitaro bose barabazanye uriya mwana ni uwanjye uriya mwana dogiteri azatwara ni uwanjye ariko kuko nanjye reka vuba yari uwanjye yari uwanjye hari ibintu bisanzwe yari uw'amasengesho ariko hano Imana uwo muntu tukiganira tugiye kubona tubona agakobwa gatutse hariya kambaye ishati kibagirije mwanyuze kari kambaye ishati kibagirije kaza mu mujyi rero kambaye ishati kifuka yibagirije hanyuma rero ako gakobwa karatambuka kwa kundi hanyuma rero kakiribara ngaho hari umudamu umwe w'umukirisitu wacu wo mu Nyakabanda ufite iduka aho hafi yari yicaye imbere y'iduka ubanza byari byamuyobeye noneho rero mbona agakurikira amaso hanyuma rero burya rero iyo turimo tureba ibintu hari igihe dukora ibintu baravuze ngo ni inconscient utabishyize muri gahunda utazi n'ibyo uri gukora amaso yawe akerekana ibintu ibyo ukabigaya ushima ukabishima uburyo utangara ugatangara ukureba mu maso byose akabibona ntagikoze ndamusomamo ibintu rero hanyuma ariko kubura amaso abona ubuza amaso areba hasi ndaseka setse rero wamupaza tukaba turimo tuganira haramuza tupasa tumuri gusetsa iki nabwo yanisatse uriya mugore yagize ati nabwo yari wese ntatubonye itange bareba hasi narebye hasi ariko uriya we yarebye kureba hasi we yarebye nyuma aho ndiyo gutambukira nigendera arasuhuza namubaza byagenze arambwira ati reka undorere reka ibyo yambwiye byihorere irekera aho ngaho ariko ndashaka kuvuga iki ndashaka kuvuga ngo gatatu turagasoma twese turagasoma n'abagore baragasoma n'abandi baragasoma aho kabiri bose bose baba bagasoma yego abakumama abayijoro baba bagasoma uko imirimo yawe myiza nyamani yitwa uko bukeye uko bwije ijuru ndagira ngo rero babwire bakirisitu iyi ndirimbo yaje muri njye numva noneho nibajije cyane mu gihe rero nateguraga kuganira namwe kuri uyu munsi numva muri njye haje amagambo avuga ngo kumera nk'abandi abaririmbyi bajya bagerageza kuririmba nk'abandi ariko ndagira ngo mbabwire mu gihangano cy'umuntu ni umwimerere w'umuntu aha rero ndagira ngo uriya muntu uri kuri ruriya rugi nakinga kano ku gikoriro karanyica cyane ako ngako ubundi se ntumwakizemo akayaga hari icyo bitwaye akazuba kararasira mu kirahure hariya cy'imodoka kigahita kipfuka mu maso aho ufite n'inyongera rero z'amaso burya natwe tugira ingorane zirenze iz'abandi ariko Imana ishimwe singiye gutyo
ukarirwa n'inyana ntawe n'ubushyitsi n'ubushyitsi. Imana ishimwe. Naje rero kwibaza ngo niba aho utabuka badusoma bw'iki, badusoma bw'iki, kuko inyandiko yose nta nyuguti isa n'indi, inyuguti yose ifite uko imeze. Icyakora gatandatu iyo gacuritse kaba icyenda warihagarika bikaba ryaba gatandatu, ariko iyo ushaka icyenda uraripfuka. Ntabwo rero icyenda ntabwo ari gatandatu, bandika gatandatu ntabwo bacurika icyenda. Ikintu cyose rero kigira uko kivuga, kigira uko gisobanura. Uyu munsi rero ndashatse kugira ngo tuganire ku ijambo ryitwa kumera nk'abandi. Umuntu wese afite umwimerere we. Nabwiye abantu nti mama yabyaye abana 10, uko turi 10 tuvuka kuri mama na data ntabwo dusa. Yewe yabyaye 14, ariko iyo bashyize hamwe utwo dufoto badushyira hamwe ntabwo nigeze mbona usa n'undi. Cyakora baravuga bati nakajya gusa ajya. Umwe yavuze ngo nta muntu uzuka, ngo ahubwo batuzuka buri munsi. Baturashaka kuvuga iki? Aravuga ati none se ntabwo ureba ko data yazutse? Yerekana umwuzukuru avuga ko hari sekuru wazutse, akagaragaza yuko uwo mwana asa na sekuru ari si wa sekuru wazutse. Tuzuka buri munsi, ariko n'igihe mbabwira ngo hoya ni wowe tumibere wawe, ni wowe giti cyawe. Cyakora nanjye ndeba hakaba ubwo ndeba mukuru wanjye nkabona dufite agasura, hakaba ubwo ndeba n'umuna wanjye nkabona dufite agasura ka data, ariko ntabwo ari data, kandi data yarapfuye, yaranagiye ntazagaruka, yapfuye muri data. Ubwo rero uyu munsi nashatse kugira ngo tuganire kuri iri jambo ryitwa kumera nk'abandi. Usanga abantu bahatana kugira ngo bamere nk'abandi, ariko uyu munsi nashatse kukubwira ngo aho guhatana umera nk'abandi, reka bazahatane bamera nkawe. Kubera iki? Kubera iki uhatana ushaka kumera nka naka, kandi hari yakuremye nawe yakuremye kwibumba yakubumbye muri tari bikeya, ko n'ibyo yakubumbye muri tari bikeya, bazahatanye bakagira ishyaka ryo kumera nkawe, aho kugira ngo uhatane ufite ishyaka ryo kumera nkawe. Bakwiganye aho kubigana, kuko igihangano cy'umuntu iyo bakiganye bavuga ngo ni wa wundi uririmba indirimbo ya kana, ni wa wundi uririmba nka nyaka, ni wa wundi wiganye nawe. Ko nariye kuvuga ariko ntimureje ndakavuga utaha hatagira ukomeka. Ariko nagaze kubabwira iki? Nagaze kubabwira ngo iyo wibutse aho wari utuye, wari ikirangirire hariya dutuye, iriya karitsiye dutuyemo, iyo ugiye kuyobora umuntu uramubwira ngo bwira motari ngo pasitoro atuye kwa muKristo. Buriya rero uzahura hariya hantu, wenda agahanda k'umukara kaje abashaka kubaka bya bintu bashatse kubyubaka, bakazana muKristo bakamuha makeya, akajya mu nkengero z'umugi. Uzahatura bazajya bavuga ati ni wa wundi utuye ahari kwa mama muKristo, ahari kwa muKristo. Abantu banazi ko ari kwa mama muKristo, bazi ko ari kwa muKristo. muKristo gasi n'ifu, ariko twese twitirirwa muKristo. Bose wabwiye ni kwa muKristo, umuntu rero kuza navuze ngo yateze gatatu, ubwa kane atega moto, aragira arambwira ngo reka ngubu motari ubwira utuye. Ndamubwira nti mubwire ngo ni kwa muKristo. Ati ahandi ruguru y'akagari ntiyeye, kuko kwa muKristo nijye urujya rupanga uruguru kwa muKristo. Twese rero twitirirwa kwa muKristo. Ubu rero uzahaturanye nabaza abatuye ahandi kwa muKristo. Ubwo rero ubwo wakwigana igihangano cy'abandi, iyo naririmbye ntabwo ari iya Venuste ahubwo ni iy'umuntu. Turagera rero. Yewe rero uyu munsi numva nifuza yuko
bitwaye iki? Hari icyo byagutwara bameze nk'abo, hari icyo byagutwara bakwigana. Ahari kugira ngo mbwike ntabwo mwumvise se abahungu bamaze kuba nka babiri cyangwa batatu ngo biganye Kagame. Yego mwari mwumva Kagame bigana? Mwumvise Kagame bigana? Oya. Babwira ngo nihagace. Igituma Kagame atagikana n'iki? Umugore Kagame ni perezida w'igihugu, ntawe akwiriye kwigana. Bakagombye guhatanira gusa nawe, we ntazarota no mu nzozi no mu bitekerezo bye, ntazarota ashaka gusa nawe. Ariko muri murani ihangane nta hantu bari kumubiri, ariko rero muri neza. Aha rero ndashaka iyo turebye mu mateka tubona abantu bagiye bagerageza bashaka gusa n'abandi, kandi mu kuvugisha ukuri atari yo ntego y'Imana. Uyu munsi rero nagize ngo duce akarongo cyitwa intego y'Imana. Ese koko wowe nanjye Imana ishaka ko tubaho yagira ngo muse nanjye? Nuko Uwiteka Imana iravuga iti turebe umuntu ase natwe agira ishusho yacu. Urabyumva? Imana rero yagira ngo uzajya abona wa muntu azajya babonye ishusho y'Imana. Nigeze babwira umuntu wigeze agira neza umubyeyi umwe arangirira witegereza aravuga ngo mbonye umuntu usa n'Imana. Umuntu usa n'Imana. Ese nuko yari igikara, nuko yari inzobe, nuko yari mugufi, nuko yari muremure, ariko hari icyo yakoze uyu mubyeyi amwitegereje abona si igikorwa cy'umuntu, ni igikorwa cy'indashyikirwa cyakorwa n'Imana. Wowe witoreye ukagura amafaranga, wamaze kuyabika neza ntawe akubonye, wamaze kuyakora imishinga byose warangije, uzi kuzagenda ukagenda gutya, warangiza kubona umugore mu nzira arira ngo urongera kure mu ruhago rw'imbere washyizemo uyamuhe ngo aho nagere kugira ngo atiho yakwiyamuze akiyahura akagenda. Abitegereje abona si abantu benshi babikora, aravuga ati mbonye umuntu usa n'Imana. Icyo Imana yashakaga rero mu musa nayo kwari kugira ngo aho azajya anyura bazajya basoma babona Imana, navuga babona Imana, icyo akoze babona Imana, aho atuye babona Imana. Icyo Imana yashakaga. Hanyuma rero ndabona ndi bwihute cyane noneho umuvuduko udasanzwe. Naje gutekereza ku ivuka ry'umuntu witwa Samusoni. Samusoni ntabwo yavutse nk'uko abandi bavuga. Oya, Samusoni yavutse mu buryo bw'igitangaza. Marayika waje kuvuga ivuka rya Samusoni yahereye ku ijambo rivuga ngo uri ingumba. Bivuga ngo iwacu turabizi kuri ingumba, ariko uzasana uzabyara umwana, niwe uzatangira kurengera Abisirayeli ku maboko y'Abafilisitiya abanzi babo. Kubera ko yaravutse mu buryo budasanzwe, kandi Imana ifite umugambi, ifite intego, ifite umuteguro ukomeye kuri we. Byarantangaje kandi muri uyu munsi ndatangaje. Ubundi mu buzima bw'umuvugabutumwa niyo mfashe kwiga ihangane n'imvuga si uko nkunda kwiga, ahubwo nuko ibyo nzi byose nabibonye. Cyakora no muri mwe hari ibigo byabayeho, ariko si ibintu byanyu muzabyitegereje. Byarantangaje. Naravuye ngo umushizi w'isoni mubyara wanjye yigeze ashira isoni, arambwira ati ati ubwo waje rero mu bukwe bwacu, ati ubwo bene wanyu bose baje, ni kubera iki? Ati iyo waje bose baba baje, ati
wagira ngo umutware wo kwanya muzika atari ko hari kundi niyo umutware kwa muzika ni kubera iki kuri wese bize baki kabina aravuga kwaza nka bya bintu byo babyara harangira aravuga ati ariko iyo wahagurutse waje tuba tuzi ko bene wacu bose uwo munsi waje yahereye kubivuga ngo niwe wize baki tera kuri ndababwira ariko ari wize baki bati aya ntabwo bigize bigakorera Imana ibize kuba Imana nicyo cyakugize umutware wajya kuziganiye ariko ko umutware nawe wabona cyakora data kera yigeze ahita ikibazo akiri no mu mwanya y'iki amisaba ati ubakaga kunaza uko bagene uza charge ukiye mu mwanya y'isi gusa ibyo byanze gutwara atajya gupfa yapfiriye kwa mugore wundi yapfiriye wapi na kazi waje gukora imana rabbi ntacyo ndasaba gukora ajya gupfa kandi ntacyo ariko umunsi kundi ngira ngo cyamabona nabaye gutwara wakwebera yuko mukuru wanjye muri kirugaga na kabiri yaje kumbwira ati ariko nanjye uzamunana mushiki wanjye umukurikira akanyandikira ati ariko yewe nta munani ushaka iwacu ati kuko nabonye uko kwa data na mukuru wanjye yemera ko kumutwara ariko ninde wagize ariko buhoro najya kubona nkabona no kwa data wacu nabayeho najya kubona nkabona na hehe ejo bundi ntashye ubukwe Kampala mpageze ngiye kubona mbona abaraje bati rero bati nyine umutware w'umuryango niwe ugiye kuvuga ijambo mbona bari bahari bo mu muryango mbona bandebeye ndahabona kuvuga ijambo nk'uhagarariye umuryango wose wanyamuzika ndashaka kukubwira ngo kuba wawe si impanuka hari ubwami Imana yari ntabwo rero uzasa n'abandi ngo ubyemere ko uzabareke bahatanira gusa nawe kuruta ko wowe uhatanira gusa nabo. Aha rero nakaza kwivugira nivugire ngo mu ivuka rya Samusoni Imana yatanze icyitonderwa kondisiyo iravuga ngo ntazamukigihumanya ntazamubisindisha ntazogoshwa ariko igihe kigeze ubwo mvuye mu bacamanza 13 uhereye ku murongo wa 3 noneho ukamanuka ukagera ku 16 uhereye ku murongo wa 7 niho avuga ngo nacogora nkamera n'abandi. Ntabwo Imana yari yarababwiye ko Samusoni azamera nk'abandi, yamuteguye nk'umuntu udasanzwe uzakora ibidasanzwe. Nimwitegereze murebe muri cya gihe igitero cyavugwaga gitumo nta ntwara afite mu maboko, abantu bari bamuteye bose yabicishije amaboko, bari bafite intwaro z'uburyo bwose ariko yabicishije amaboko arabarangiza. Ahura n'intare nta ntwara afite ariko intare arayifata arayitanyagura arayirangiza. Bukeye yagarutse asanga inzuki zayaritsemo n'ubuki bwajemo. Yari umuntu udasanzwe. Bukeye igitero kiramuhagurukira kimugezeho kimuguye gitumo, ashaka intwaro arwanisha arayibura, arebye ku ruhande abona ahantu indogobe yapfiriye kera hari icyasaya cy'indogobe, abasimbutse abaragiteruye. Bibiliya ivuga ngo akicisha abantu 1000 bafite inkota, bafite imiheto, bafite amacumu, bafite intwaro z'uburyo bwose. Imana rero yari yakuremye, yari yamuvukije kwa Manowa nk'umuntu udasanzwe uzakora ibidasanzwe kugira ngo acogoze, kugira ngo atere ubwoba, kugira ngo amenye ku imbaraga z'abanzi b'ubwoko bw'Imana abafite. Ariko we yarangiza ntacogora mbere bakristo
uzi ko nitegereje ugasanga urugendo rw'abakristo buri munsi bifuza kumera nk'abandi, kumera nk'abandi. Intego y'Imana si ukumera nk'abandi, intego y'Imana ni ukuba udasanzwe. Turagira neza ubwo wenda kurangiza na kanashatse kubabwira mu gihe rero yari amaze kumera nk'abantu, bya bintu byose yajyaga gukora bidasanzwe byamurangiyeho. Ubu urashaka kumera nk'abandi, yabwira abantu, yabwira abigishwa. Ubundi numva ubutumwa nakumbuye mu batisiti ayebe. Hanyuma rero nongeye gusubiraho gusengerayo, mpagera hari umunsi mukuru. Hageze hari umunsi mukuru, mbona umushumba wungirije perezida Tareka arambuye ibiganza. Bari bagiye kwakira abashyitsi, hari hateretse byeri, hateretse za maritine, hateretse za wisiki. Bari abantu bakomeye, byari ibintu by'itorero mu rwego rw'igihugu. Icyo gihe ubuyobozi bwaryo bwabagize. Hanyuma rero mbona arambuye ibiganza, arasezera ati Mwami Yesu, turagushimiye rwose kuko uyu munsi kandi ibinyobwa ugeze umugisha. Nibuka ko mfitanye intambara na data, twahuriye mu nzira mu Utasinda, arambwira ati mugurire rimwe ukomeze ubugire. Ndamubwira ati singinywa, nta kandi mukanyi wabonye kakubwira ko nakibwe. Ati gukizwa se ni ukureka gusangira nanjye? Ndamubwira nti hoya, si ukureka gusangira nawe, ni ukureka inzoga. Arambwira ati iyo mugurira ntuyinywa? Ntayo. Arambwira ati noneho ngewe ndamubwira nti no kugikugurira sinigurije. Ahantu umuhanda utatsiraga kibona mihati sinshobora kugurira amateka. Arambwira ati ndakukumye. Ndamubwira nti papa, witeranire ubusa, ntabwo umuvumo wawe wafata, kuko icyo dupfuye atari icyaha nagukoreye ngo ubere umwana igitugu. Ntabwo umuvumo wawe wafata, kandi koko hariwe umuvumo wa data ntiwafashe, kuko icyo twapfuye atari icyaha nakoreye kugeza. Nagira ngo bukeye ngi iwacu ku Ibuka. Ngeze ku Ibuka, itorero ry'abakozi ryari rihari ni iry'Abangirikani. Mu rugo rw'umuturanyi niho hari mwarimu w'iryo torero muri ako karere. Akaba afite agakobwa twanganaga, bavuga ngo kari cyakora nta nubwo kari inshuti, gusa nyine twarangana. Hanyuma rero birangiye ndababwira nti nzaterana, naje nzateranira hino ku cyumweru, none rero nzateranira abatusengero rwacu hariya hari ubusheke. Yego. Noneho mu gitondo rero abwira ka gakobwa ngo Frazi, genda cyane na wa muhungu kari nati mujye gusenga, nanjye hari ahantu nyuze ndabasagayo. Turagenda rero, aragenda rero, tugezeyo umukobwa wafashe akanya arayoboye, abampaye akanya arabwirije, nababomboranije n'ubwo bubyutse. Reka ibintu biracitse, ndangije ndabihanije, ndabahamagara ndabapfukamisha ku kiraro, ndazana akantu ndasasa aho ngaho, nimupfukama aha ngaho, barapfukama ndabasengera. Mwarimu rero yagize ngo arindira asanga mbari hejuru n'umukobwa we, turimo turabasengera byaje. Baza y'ibyaha byo kubapfiriwe itorero ry'abantu baranyukana baranyica. Hanyuma rero haje mwakoze ari nuko twaraseze turarangiza. Mwakoze ni ntabwo ndamubwira none se rero nitwo nababwirije mwarangije bariyana nyine twari turimo tubasengera. Itorero ryacu tubaranyuka. Ariko tugeze hirya niheraga agakobwa ndakabuza ntiri kundi. Papa ndavuze n'umuntu baramwica ngo twagize gute, ubundi yagiye umuyobozi w'itorero utaza kuyobora itorero kugeza igihe tugerera ku mwanya wo gusoza atari yabo. Ati gusa ko kanaka wayishyura urwabo, nyine bari bakubwiye ngo nyuribukare ngo utaza gusanga rwashi. Ndangije ndabona ahantu n'amagaje. Naho nta mwana yaje. Ubwo nubwo bari bagenda soma, nimundagenda soma. Hanyuma rero ndavuga ni noneho rero kuriya urumva nakitwa muri 29 nindakwatsi muri 80 kwaza kwita 29 batswa kwaza kwita 80 kandi batswa rero naramaze kugera muri kora. Ariko nari mfite icyifuzo kimeze numva gashaka
kuguma mu Gatolika kugira ngo mbwirize bene wacu bagabo. Hanyuma rero najyayo bakavuga ibintu nkumva wewe uko barakuze n'ibyo bagize nkumva nta kintu kirimo bikatse gusa nkumva ntacyo ntahanye. Nanjye ndavuga ahantu nta mpamvu. Nibwo rero umunsi umwe ngiye gutera muri Adeperi bavuga ibintu numva bimuganya kunyota. Ndavuga nti nzavuga. Rero ni naratabaye ahantu yanjye nuriya muntu Bugesera no mu bandi byabo. Tuhageze rero ngiye kwibona nibona mu itsinda ry'abanyedini ndetse babandi bamwe barimo abaguye barimo barimo bashize amadini bakuye rero barakunda buri cyane n'adebe ni ndacyane yo muratekereza ko nta mani hari ati muratekereza ati iri gitondo muratekereza byararangiye ati dore ni dore bakoze ni natombe yakoze dore nakakoze dore nayizeye bakora baravuga nanjye nawe tuze gatondo ariko utazi wakoze ariko bivuza ubutoro bwa Kristo. Hagarika rero nza mugaragaje icyo naje burikiye uyu munsi cyane. Hano ushaka Dawudi naje mugaragaje nije gukizwa nagakiza nari murikiyeyo karacyahari ako ni kareba Somana ntabwo kareba Samweli ako saka urwego ako saka ntabwo ako sinakande ako ngaho nagakiza Bakuru wasaze y'abandi cyane muramuhanje hari hakurya harimo arashinga ikintu gisa n'ibindi yakubiseho radiyo ngo barabwiriza ku cyumweru ngo bari mu mavuna ariko hoya ntawe nzigana bazanyigane ntawe ushaka gusa nawe bazasenana. Amen. Amaze guhinduka rero abaye nk'abandi murazi ibyamubayeho yahindutse umusi amaso bayakuramo kuko yarahindutse yabaye nk'abandi. Mbene data ndagira ngo mbabwire ngo nuba nk'abandi nuhinduka ukaba nk'abandi zizagukora abasoma bazagusoma musa kandi haba kumanywa haba nijoro kugira ngo yere gusoza babwira ngo rero hari impamvu ugomba gusa n'abandi kuko Imana yaduhamagaye ifite umugambi kandi uwo mugambi wayo irawukurikirana haba ku manywa haba nijoro. Ibwira rero Amosi iramubwira ngo kuko ari mwebwe gusa ndamenye ibice 3:2 Amosi kuko ari mwebwe gusa ndamenye mu isi yose nicyo kizatuma nzabahora ibyaha byanyu. Ndagira ngo mbabwire baba pagani uburenganzira bwo kwanga gusa butwara ariko wowe uzakoza impamvu wawe gusa. Uragerageza kubera iki? Kuko nibo gusa yamenye Abayisiraheli bageze mu butayu irababwira ngo muramenye ntimuzakore nk'ibyo abo mu gihugu muvuyemo bajyaga bakora. Iza gushyiraho akadomo kanini bari kuvuga bati ntacyo ubwo tuzakora nk'ibyo abo mu gihugu tujyamo tuzasanga bakora. Irangije iravuga ngo kandi ntimuzanakore nk'ibyo abo mu gihugu mujyamo bakora. Avuga ngo ntimuzafatanye nabo, ntimuzashyingirane nabo, ntimuzajye mu materaniro y'Imana zabo kuko ni Imana ifuha. Ndagira ngo mbibutse abakristo iyi Imana twizeye irafuha. Imana twizeye ni Imana ifuha iradufuhira. Mpamvu idufuhira ni iki? Nuko ari twebwe yamenye iratuzi. Ukikuzi nawe ukaba wemera ko ukuzi
emera yuko izagufuhira. Imana yacu ni Imana ifuha. Agira ngo rero nisoreze nivugire umwanditsi w'Abaroma ageze muri 18:29 hari amagambo meza avuga ngo abo namenye narabatoranije, abo natoranije narabahamagaye. Ni ukuvuga rero n'Imana niba yatumenye ikadutoranya ikaduhamagara, birasabwa ngo tube muri za nshingano, tube mu muteguro n'umugambi w'Imana, kuko Imana ni twebwe yamenye. Abo ngabo uri murebeho, uri muhanga amaso, ntabwo yabamenye. Heruka kujya ikamara, ngeze ikamara nsanga habaye igiterane kuri Sadeni, nsanga umupasiteri umwe wakoresheje icyo giterane aratumira. Hageze rero nsanga bafite invitation, abo bantu bari bazi, iyo famiye bari baziranye n'uwo mupasiteri. Noneho rero abaha invitation ebyiri z'abantu b'abanyacyubahiro ngo bazazana nabo. Barabwira ati rero turajyanayo kandi ngiye invitation. Ngeze rero Roza Muhanda araririmba pe kandi koko araririmba. Urumva araririmba rwose muri iki giterane. Ndetse neza muri stade y'amatara meza, cyane n'umuziki, cyane n'inanga, cyane n'ibintu byose. Roza Muhanda araririmba pe kandi bararirimba. Ariko umva kwicara hariya babona ni kubera iki? Umaze kwari rwose mugabo. Wari uzi ko ari Bose Urage? Icyakora koko muri uru rugendo harimo ibintu bikomeye. Niyo mpamvu mu gusoza nashatse kubabwira ngo natekereje iki. Nabonye ko hari abantu benshi bananiwe. Umugore we yaje mu rugo ubona yakomeretse, namuze ariko si akomerekejwe n'iki. Arambwira ati reka mugabo wanjye ati kuko wagira ngo hari akabati tubamo, ati hanze aha ni byarashatse, ati yewe ati uzikona n'aka nawe yatakaye umugore, uzikona n'aka yataye abana, uzikona n'aka yataye urugo, ati uzikona nyira n'aka yataye umugabo, ati uzikona nyira n'aka yataye umugabo, ati kora we yagize ishyaka atajyana abana, ati nuko yaragiye, ati tuzi yagiye ari mu nzira bajya muri za Canada na za Haiti. Ati uziko aravuga ibintu iyi saha igeze umukiza ariko ubwo navuze buhoro nasimbutse cyane. Mwabyumvise ihangane niba narakeneye ndekera ahangaha, ariko ndagira ngo mbabwire umutima wanyu ufite igikomere. Umukirisitu ntiyakagombye kugira uwo yigana, bakagombye kureka bakakwigana. Ntiyakagombye kugira uwo areberaho, bakagombye kureka bakatureberaho, kuko Imana yaduhamagaye yari ifite umugambi wo kugira ngo tuyerekane, tuyigaragaze, abategetsi bayimenye. Nagize ngo rero mbibwire utuntu dutanu twatuma dushobora kurinda ubukirisitu bwacu. Kugenda tuganira, ndavuga ngo naganira n'umusaza witwa Kapitura, ndamubaza ariko ko mbona amateka akuvuga nk'umuntu wa kera byagenze kuba barakomeje guhagarara neza mu gakiza uyu munsi wa none, ukaba ukizwi ukivugwa no muri Swede bakuzi. Arambwira turazi impamvu ntiyo, ati buri isazi imwe ipfuye ituma amata y'amadahano anuka nabi. Iryo jambo najyaga risoma muri Bibiliya ariko sinumva icyo bishaka kuvuga.
isazi n'ipfuye. Ndagira ngo mubwire ikibakiza akara gatoya kabaho, akaha ka cyaha gitoya kibaho, ikibazo gikomeye. Ayibonye ishati yawe akatonyanga kaguye ahangaha mwese abari mu buzima agatonyanga kaguye mwese abari mu buzima umukristo mu mwambaro w'Imana wera usaba kurinda ikiwabuza. Iyo wanduye Imana isebye